abantu dukomeje kubana kuri channel ya Mining Bros, ndabakomeje kubaramutsa ndetse no kubifuriza kugira ibihe byiza. Ndakeka topic uyu munsi turi buganireho cyangwa se ingingo uyu munsi turi buganireho mwayibonye ni PX Network. Uyu munsi turaganira ku bintu bitatu. Turareba ese iyi PX Network ni ikihe cyizere iri gutanga, ese PX Network iki tubwira cya 8 million total supply umuntu ashingira he. Ikindi ni ukwibaza ngo kubera iki tutari guhabwa referral bonus ihagije, ndetse ese dutegereze ryari. Ikindi turareba ni ku bantu bafunguye ama account menshi, ni iki mukwiye gukora kugira ngo mwirinde kuzagarikirwa amakonte yanyu. Kamere ku kintu cya mbere, ndahera ku kintu cya mbere, ndahera kuri Twitter yabo. Turebe Twitter yabo. Hari abantu benshi bagiye baza ngo se ngo iyi project ngo ifite Twitter yabo itari verified, ngo idafite ngo blue tick. Ariko ikintu cya mbere bura mugomba kubanza kumenya ubu ngubu blue tick ntabwo cyerekana ko umuntu ari verified. Ko blue tick nanjye isigaye ba purchased, urishyura $7 bakaguha iriya blue tick. Then ntimukazajye muba scam no kuvuga ngo ikintu gifite blue tick iriya verification nta kintu kimaze cyane bisigaye gurwa. Aka ngaka rero ni ka kandi ka total supply ya 8 million yonyine. Dore ngaka ni point ivuga ngo only 8 million supply. Bavuga ko ni real value. Nuvuga ngo iyi PX coin cyangwa se iyi Pyramid X network izaduha 8 million total supply iyi coin gusa. Bakubwira ko iyo ngiyo ariyo value. Kuba ikintu gifite total supply ntoya nicyo kibiha agaciro. Abantu bazi ibintu bya crypto barabizi. Buriya Bitcoin ikintu cy'agaciro gituma ifite agaciro kangana kuriya, na total supply ibigiramo uruhare. Nubwo hari izindi condition nyinshi ziba ziri inyuma yo kuba yaba successful kuriya, ariko buriya na total supply nayo irabigira. Tekereza Bitcoin na Satoshi Nakamoto yaramuka atanze Bitcoin nka zingana na nka Pepe coin. Abantu bazi Pepe coin, nubwo ubu ngubu Bitcoin irimo trillion hafi 3. Ziriya trillion 3 bikunda kubera ko Bitcoin ni nkiyi. Ufashe total supply iri kuba secreted kano kanya, ukagabanya ufashe ari amafaranga ari market cap ya Bitcoin, ukagabanya na secreting supply, usanga bihura n'agaciro gahari. Ariko fata nka Pepe coin, ufashe agaciro kari muri Bitcoin ukagabanya na total supply ya Pepe coin, usanga n'ubundi bitatuma Pepe coin ijya kuri no ku $1 rimwe. Urumva icyo bishatse kuvuga? Total supply nini imininga ko ya coin yawe nubwo yabirimo amafaranga, nubwo abantu benshi baba bashyiramo amafaranga, ntabwo bashyira amafaranga na za coin zose, bigatuma rero coin yawe ita agaciro. Aribyo PX Network ubona idashaka ko byibuze hazabaho scarcity y'amacoin yawe. Ikindi ukwiye gutangira no mining hakiri kare, utazisanga uri muri abantu bajya mu bintu byarangiye. Iyi coin niramuka yinjiyemo igize community ingana na 1 million, bishatse kuvuga ko umuntu umwe azaba yemerewe gutunga PX Network, PX coin zitarenze 80. Urumva icyo kintu? Abantu miliyoni baramuka binjiye muri iyi network bagatangira kumininga, umuntu umwe azaba yemerewe byibuze gutunga coin 80. Murabyumva, ufashe 80 ugakuba na miliyoni ni 8 million. Kandi mu myaka 4 bihaye kuba bamaze kwishyira kuri exchange, muri iyo myaka 4 ntabwo zose zaba zimaze kurangira kuba mine, zaba zikiri kuba mine. Bashaka kuvuga iki? Bazagenda bahavinga uko abantu bagenda bazamo. Igihe kizere cyo gutangira ku mining n'uyu munsi, byibuze nushaka ko ufite 5, kuko urumva niba abantu miliyoni bajyamo ntuzaba wemerewe no gutunga 80, ntabwo uzabishoboka. Rero watangira uyu munsi ukamininga.
icyo nicyo kintu cya mbere nimero cya Total Supply. Tugiye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri ni iyi ngiyi, na update bashyize kuri Telegram yabo ndetse no kuri Twitter iriho update. Urabona ko hano baduhaye update yuko PX network ifite low supply of token 8 million. Hano rero bakahita bakubwira ko ikibazo cyavutse mu minsi ishize, hari abantu bafunguye ama account menshi muri device. Nk'ubu iyi telefone yanjye mfitemo nka email 3 zose, nkahita ntangira kuzikoresha mining kandi kuri the same device. Ubundi buriya mining ubundi ngomba gukorerwa kuri device itandukanye n'indi. N'abantu bakora ibintu bya crypto farming ubona ko bafite amatelefone menshi kandi batayobewe ko bayikorera kuri imwe. Niyo mpamvu ibintu byo gukora mining ntabwo ari ibintu bya scam. Hari ibiza ari scam, ariko hari ibiza bifite imbaraga. Hano barakuvuga ngo ni iki wakora, urasiba account zose zindi zitari iyo yawe, usigazemo iyo ushaka, iyo bita main account. Deadline ihari ni ku itariki ya mbere, ni uyu munsi ku cyumweru. Uyu munsi wagombye kuba mwarangije kuzisiba abantu bafite ayo ma account. Ndakeka mwabyumvishe, abantu bafite account z'umurenga zirenza kuri imwe bafunguye, zikaba ziri muri device imwe. Ushobora kuba ushaka kujya umayiningira, wenda ujya ufite wenda nk'umudamu n'umugabo ufite abana, cyangwa se uri umwana wenda uvuga ati reka mining wenda niyagira ikintu mbona kigiye kuvamo nzabwira wenda mera ankorere verification, wenda kuko verification y'umuntu umwe ntiyakunda kuri account ebyiri. Gerageza ushyire muri telefone ye, utandukanye telefone. Yes. Ikindi ni kuri ingingo ya gatatu turaganira uyu munsi ni referral bonus. Katurebe se referral bonus ifite ikihe kibazo. Iyo uje hano muri PX network ukareba kuri application yabo, ubona mfite hafi aba referral barenga 20, ariko mining reward mfite ni 0.75. Ubundi ukubye 20 0.15 batubwira hano. Iyo ukanze kuri kano kantu k'agatangaro batwitse bakubwira ko referral team one active member baguha 0.15. Ukubye na 20 urasanga ari hafi gatatu. Rero niba ikibazo kirimo ni iki, ikibazo kirimo nuko bakiri kubaka uburyo bwo gutanga referral bonus. Hano babitangaje muri notice batanze ku itariki 29 z'ukwa gatanu, batubwiraga ko bari gukora ku bintu bya referral bonus, ariko uyu munsi barimo baratanga 5 referral bonus yonyine, kugeza igihe babanje gukuramo kino kibazo cy'abantu bafunguye ama account menshi n'ibindi. Barabanza bakemure kiriya kibazo then babone kuduha full referral bonus. Ndakeka mwese mwanyuzwe n'ibyo nabahaye. Ikindi ni kano kantu k'aka video baduhaye muri Telegram. Abantu batarajya kuri Telegram yabo mwihutireho, muzamenye amakuru mashya agezweho muri PX network, ubashe kugendana n'uyu mushinga muri imyaka 4. Murakoze.